amakaroni Your favorite food? Ubugari butera gusinzira sanga niyo mpamvu nabwo uri gusinzira. Igihe kintu cya kabiri ufite umukunzi. Umukunzi wivuze umukunzi. Bakunzi bakurikiye Positive mwongeye kwiruka. Uyu ni umwanya tujye kuzuza ikiganiro cy'umunsi. Nyamya twavuze ko tuzadusanga abantu kuri tele tukabaganiza ibintu bigiye bitandukanye kuri filime bagiye gukina cyangwa ibintu. Kano kandi turi kumwe n'abana babiri b'abakobwa bose nataza amazina abo ariko babibwira. Reka mbaho umwanya babibwira. Kubwira abo bakurikiye nuko nakanya. Yaba ari aba diaspora n'abanyarwanda bari imbere mu gihugu. Nitwa Diane Iribagiza. Ati nitwa Diane Iribagiza. Twebwe mutawande. Njye nitwaje neza nagiye. Nitwaje neza. Kano kanya tukaba twasanze kuri tele iyo filime itanga Modern Love. Modern Love bishatse kuvuga iki? Uko mbyumva Modern Love ni urukundo modern nyine modern ibintu nyine bya urukundo ibintu bya vuba urukundo rwa rushyashya urukundo rushyashya. Njyewe nkunda kuzenguruka kuri tele zose mbaza abantu ikintu cyo gukina filime mu cyumvamo gute ireme runaka mufite hano mu Rwanda cyangwa murava mufite mu gukina filime ubungana iki ku rwego rwa kangahe ugereranyije ku ijana no mu bindi bihugu. Wowe watubwira. Ndabona Diane we bisa nkaho bimucanzemo ukuntu ariko wowe watubwira. Nyine tubasanze kuri tele no gukina filime yanyu Modern Love. Kunda kubaza tukabaza ibibazo byinshi cyane bigiye bitandukanye. Ese gukina filime hano mu Rwanda icyo mutanga cyangwa n'iki mu rwego runaka muri rwo kubasha kuba mwagira mwagira sosiyete zose mujya no hanze mukaba mwakira filime z'abanyamerika cyangwa ibihugu runaka bakora. muze percentage turiho percentage muriho ku ijana ikigihe cya kabiri ku ijana. ntabwo najanisha ariko uko biri ntabwo najanisha ngo mvuge ngo percentage ni iyi ngiyi gusa nyine hari aho twavuye n'aho tugeze. Ati hari aho twavuye n'aho tugeze percentage. Okay, kano kanya tukaba twabasanze kuri tele bakina Modern Love. Ese ibintu mukina murabyishimira mu buzima bwanyu busanzwe? Dukina turabyishimira babiturimo undi ibintu bagufosinga cyane gukora neza. Ese hari igihe habaho imbogamizi runaka ibintu mukina muri filime cyangwa umukora ni ikihe kintu runaka kirimo cyo kuba uko bavuga tureba uko aciyeho ni ikibumbo ni iki mwabwira abanyarwanda cyangwa ababyeyi bagifata baba no kujya gukina filime nibo bakabyisangamo? Icyo nababwira bagomba kumva ko ibintu nyine bagomba guha agaciro ibintu byose. Nimba umwana akubwiye ati nshaka gukina banza agaciro impamvu yabanje kwicara agatekereza ati kuki nshaka gukina ibintu bimurimo. Nabise mwe rwa talent guha agaciro talent. Ni talent n'ibindi nk'ibisanzwe nk'uko mu muziki hari uko bagira bagakora gutya bakajya kubyina ukawishimira umwe akumuhanzi undi akamwanditsi undi akamukinnyi wa filime undi umunyamivugo n'abandi bagakora ibindi bitandukanye. Iyo wisanze muri iyo mpano runaka n'ububwiye mu bibyeyi ako kanya ikintu cya special tuvuga papa cyangwa mama ubona babyakira ku rwego rungana iki ku ijana? Ikigaragara cyo ntabwo ababyeyi bose bafite kimwe nta nubwo babyumva kimwe. Hari ushobora kubibwira akakubwira ati keep it up bitewe n'ukuntu we yakuze bitewe n'ukuntu n'imyumvire afite cyangwa bitewe n'amashuri afite buriya uko ugenda wigenda urushaho guhuguka. Ariko hari n'uwabwiye kuvuga ati giye kuba nabi giye kukirara giye kumbabaza
ariko ikintu cya mbere ugomba gukora wowe ubanza kugomba kumva ko ibyo urimo nta gihombo kirimo, ibyo urimo ko ubirimo ubizi, ibyo urimo ko atari ibintu wahubikiye, nyine ukabanza ugafata icyo gihe ukabimwumvisha nawe ukabanza kumwumvisha kuko ese inyungu irimo ni iyihe, icyabiguteye ni ikihe, muri make mukabanza mukiyumva kimwe kugira ngo mubashe guhuza bitaba imbogamizi muri kariyeri yawe. hagati kugira ngo babashe guhuza bitaba imbogamizi. Akenshi ababyeyi benshi batekereza ko muba mubigiyemo mugena cyangwa mu basore, ese kuko ibyo bintu baba bavuga nibyo? Mushobora kuba mwahuramo n'abantu b'icyo gihe bakabijyana mu mico mibi. Umubyeyi ntabwo yagira impungenge z'ikintu kidahari, impungenge ze zirahari cyane kuko duhura n'abantu benshi tutazi, abagukoresha baba bari kuri sayiti ni benshi, biba bisaba ko nawe nyine uba maso ukamenya ibyo urimo, n'izo nama zabyo ziba zikenewe kugira ngo zigufashe nyine umenye uko ugomba kwitwara. Gusa guhura n'abantu baba bahari pe, kandi nose ntabwo baba batekeye, hari umwe wahora akubwira ibyunguka, waba akujyana ahandi habi yitwaje ko hari icyo umukeneye, akaba yagukoresha ibindi. Izo mpungenge zo zirahari cyane. Ese muri icyo gihe ubasha kubyakira? Ese reka mubaze ikibazo mwese, reka mubaze ibibazo bibiri tugasoza. Ubuzima bw'ukunda iki? Nk'ikintu ukunda nyine reba hano twese tubitanga benshi bakaba nkunda n'ibyo ubona gitsambaza mu byo kurya. Favorite food yawe ni ubuhe? Favorite food? Amakaroni. Amakaroni niyo favorite food yawe ni ubuhe? Ubugari butera gusinzira, usanga ariyo mpamvu ntabwo uri gusinzira. Niyo kintu cya kabiri, ufite umukunzi? Umukunzi? Umukunzi, iyo uvuze umukunzi ni boyfriend? No, not boyfriend. Iyo uvuze boyfriend biba bipfuye. Okay, nawe mvuze umukunzi. Umukunzi niba boyfriend kenshi kugira ngo tujumize ni yego cyangwa hoya, kugira ngo babashe kubyumva bose barebe reactirimo. Hari igihe umukunzi wese, hari igihe na mama wari umukunzi wawe na papa wari umukunzi wawe na bose wari umukunzi wawe, none hari ukugira na boyfriend ukaba ufite umukunzi n'ubuzima bwawe wihariye. Ubu ntabwo araboneka. Ufite umukunzi usanzwe? Ufite abakunzi benshi cyane. Wowe ufite umukunzi? Kimwe si n'abakunzi mugira kandi mbona imyaka murimo kandi uvuga ko 2022 2020 yaje ari ukugira ngo umuntu ashaboke. Yaba kwicyanye Plus TV kano kanya muzasanga abakobwa beza bagiye batandukanye, tugiye dukoresha ama interview. Akenshi twibanda ku gitsina gore kuko twibanda ku gitsina gabo, kubera ko muri entertainment basigaye inyuma kubera ko ababyeyi babo batabaha umwanya. None kano kanya ababyeyi bashobora kuba bari kubyumva, bakaba bari kuba mwaka ngo babashe kuza gukina. Turateganya kubereka ibikorwa byiza hirya no hino, abantu bari hirya no hino. Wowe nshuti yanjye uri kureba ino interview, hari henshi cyane uzagera, hari umunsi rizaka, iryo tara rikumurikira, hari umunsi uzasanga nawe ryakumurikiye. Wikiheba nshuti yanjye, haracyari urugendo. Ukeneye kuzamura impano cyangwa kwamamaza ibikorwa byawe, hamagara kuri nimero ikurikirwa 0785535394. Izi akaba arizo nimero mwatubarizaho. Murakoze cyane.